ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TVR, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tumaze igihe tuganira ku byanditswe bitandukanye, tugamije kureba icyo bivuga. Ngira ngo mu bihe byashize twaganiriye ku ngingo igaragaza ibimenyetso bivuga byerekana uburyo Muhammed Ali yagiye abeshya ibintu bitandukanye bakabyita ko ari ubuhanuzi, bikaba bitarageze. Icyambere twabonye nuko yavuze yuko imperuka izaba mu gihe kitagera ku myaka 100, aho yafashe umwana w'umuhungu aravuga ngo uyu mwana ntazakura, naramuka ngo abayeho ntazasaza imperuka itaraba. Twabonye ibintu bitandukanye bigaragaza uburyo Muhammed Ali ari umwigisha w'ibinyoma. Ndagira ngo Yesu yaravuze ngo Satani ni se w'ibinyoma muri Bibiliya, se w'ibinyoma. Reka tuze kureba n'amagambo ari mu Abaroma igice ni muri Yohana, mbabarireho gatoya nari mbivanze. Yohana igice cya 8, igice cya 8, duhereye ku murongo ngira ngo wa 30 na kangahe. Yohana igice cya 8 duhereye ku murongo wa, kankore zoom out turebe, katugende mu turebe duhereye nko ku murongo ngira ngo wa 38 hafi aho. Kandi ndabona yari itinzeho gato. 38. Okay, nibyo nkora. Baramusubiza bati Yesu, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu muba mukora nk'uko Aburahamu akora, ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu babwiye ukuri ibyo numvise ku Mana. Nyamara ndimo ndakora zoom kugira ngo mbibereke ko amagambo nifuza ko buri gihe mba nifuza ko ibyo mvuze ngaragaza facts. Yohana igice cya 8 umurongo wa 40, reka nishaka ariho mpera. Ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu babwiye iby'ukuri ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo, ariko mukora nk'ibyaso. Baramubwira ati ntituri bibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati yaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Aya ni amagambo murimo kubona Yohana igice cya 8 umurongo wa 44. Ni amagambo Yesu yavuze, aravuga ngo abwira aba bantu ngo mukomoka kuri so Satani, kandi byose ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga iby'ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Satani ni se w'iki? W'ibinyoma. Aha rero nimuza kureba Muhammed nawe ubuhanuzi bwiwe ibyo yavuze, yabaye se w'ibinyoma. Ku Bayisilamu ukwiriye kubyemera, kubera ko ugiye kureba ni kukuri. Yabaye umunyabinyoma kuko yavuze ubuhanuzi butigeze buba. Abeshya ko ari umuhanuzi, kandi birangira Imana y'ubwayo imuhannye. Hanyuma Yesu hano yaravuze ngo ariko jyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera.
ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri niki gituma mutanyizera? Aha Yesu yarimo abaza, ese wowe muyisilamu ko bakubeshya ko wizera Yesu, ko kuramwizera? Kwizera Imana bivuze iki? Kwizera Imana bivuze iki? Aha murabona hano ngo abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko uri umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Urumva kuba ari umuyahudi barabimwambuye bagira umusamariya. Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha data, ariko mwe muransuzugura. Aha Yesu aravuga ko Imana ari se. Isilamu ihakana ko Yesu ari umwana w'Imana. Aravuga ngo icyo akora jye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka kandi niwe uca imanza. Reka ahangaha ne kubitindamo cyane. Ndagira ngo uyu munsi nanone ngaruke ku kintu kimwe Sege yavuzeho yigisha, by'umwihariko ku magambo yavuze yo mu Baroma igice cya 10:10, ubwo yashaka kugira abo yinjiza mu idini ya Isilamu. Reka dukurikire gato twumve, hanyuma ndaza gukora komantere ngaragaza ko nabwo ibyo yavuze ari ikinyoma. Murakoze. Waislamu tuandikishe barua kwa kuingia Uislamu. Ntabwo twebwe dusinyisha umuntu amasezerano yo kwinjira mu Uislamu. Hakuna sharti ya kulipa. Rwose nta nubwo dutanga resi ngo wishyure yaraya. Wakati unasikia roho yako, igihe wowe mutima wawe ufashe icyemezo inakukubalisha kuwa Muislamu, ukemeza ukavuga uti njyewe mutima wawe niyemeje kuba Muislamu, tayari unakuingiza rwose tukwinjiza mu idini rya Kiislamu. Ndio sababu walikusomea Waroma 10:10. Niyo mpamvu twagusomeye Abaroma igice cya 10:10. Unisaidie uisome tena. Ongea udusomere, udufashe udusomere Abaroma 10:10. Sisi hatubatize watu kwa maji. Twebwe tubatiza abantu mu mazi. Oya, tuwakubatiza hata tubatiza abantu mu mazi nuko Yesu atigeze abatiza n'umuntu n'umwe mu mazi. Alikukutana Matayo ku maji, ahubwo yasanze Matayo ku kiyaga cy'amazi kumubatiza. Ntabwo yigeze amubatiza. Akamwambia, aramubwira ati, unifuate. Wowe Matayo murikura, akamtosha kule ku mazi, amuvana aho ngaho ku mazi, akamwambia Matayo aho ku nyanja itabwira Matayo ati, wowe Matayo cyo gusaba dukwemera Imana imwe gusa, na mimi Yesu, nanjye Yesu mtume wa Mwenyezi intumwa y'Imana. Matayo akasifiwa. Matayo yahise mu Isilamu kila kumana na kuja kumutira ese mundaje kunyagiza kubera imashe abari tumi uko umutima rero umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza. Wowe uteze amatwi iki kiganiro, ndagira ngo wumve iki kintu. Sheikh Sege avuze ko kugira ngo umuntu abe umuyisilamu icyo asabwa ni ukwizera gusa, hanyuma yamara kwizera akaba umuyisilamu. Ariko iki ngiki ni ikinyoma, ndetse akoresheje amagambo yo mu Baroma igice cya 8, igice cya 10:10, avuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza, akanwa akaba ariko yatuza, akabarwaho gukiranuka. Ayo magambo maje kuyagarukaho kenshi, ariko n'ubu ngubu reka nongere nyagarukeho. Ayo magambo ari mu Baroma mu gice cya 8, Abaroma igice cya 8. Reka nyashake, reka nandikemo Bibiliya Ikinyarwanda, ndabona, reka nshakire aha, ndibwira ko nyibona. Bibiliya Ikinyarwanda, okay, ndumva hano ari sawa. Hanyuma ngiye gufata, reka yenda nshake, twabonye ko ni mu Baroma, Abaroma igice cya kangahe, igice cya 10 nicyo yavuze. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 10. Reka duhere ku wa 9. Yesu ahangaha Pawulo yavugaga iki? Murabona ko nshatse ngira ngo nanasoma mpereye hasi. Abaroma igice cya nashyizemo icya 9. Sorry rwose mumbabarire, nakoze era itariyo. Abaroma igice
ni icya cumi umurongo turahera ku murongo uh, wa cumi we niho yahereye, ariko reka nkurure ibingibi kugira ngo tubashe kubibona. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana, bene data iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Kuri Isilamu ntabwo gukiranuka kwanyu kuva kugira gute? Ku kwizera Yesu Kristo. Ukwizera kwa Isilamu gukomoka ku kwizera, ku gukora imirimo myiza, no kuvuga ngo nta yindi mana ikwiriye gusengwa uretse Allah, na Muhammed akaba ari intumwa yayo. Ni ukuvuga shahada, ugakora amasengesho 5 ku munsi, ugatanga zakati, ituro rya zakati, hanyuma ugakora ngo ibikorwa byiza. Ibyo nibyo ku Muyisilamu ngo bimuhesha gukiranuka. Tugiye gushakisha tugashaka ijambo ryitwa righteousness mu cyongereza, mubona ko muri Korani twasanga ari uko nguko bigize gute, ari uko risobanura. Righteousness, sinzi niba hano righteousness niba yenda tuza kuribonamo muri Korani icyo rivuze. Ndabona hano, reka yenda twandikemo righteous, tuzi kurora ko ndabona hano bidakunze. Right, okay, ndaza kushaka nitonze. Ku Bayisilamu rero ntabwo ikibakiza ari ukwizera Yesu Kristo. Hano Pawulo arakomeza avuga ngo Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko, tugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa gukumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe, ngibi hano noneho tugiye kubona amagambo Pawulo yavugagaho, ariyo Seguin yaciyemo kabiri. Aya magambo aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Aha rero aha Seguin murabona ko yatubeshye. Ibyo kwizera ni ngombwa kumenya ibyo wizera nibihe. Ntabwo ari kuvuga ngo ibyo umuntu byose ateruye akuzaniye urabyizera gutyo ya, ahubwo ibyo Pawulo yavugagamo hano, yavuga kwizera ko Yesu ari umwami, ukatura mu mutima, ukatuza akanwa kawe ko ari umwami, ukizera yuko Imana yagize gute, yamuzuye. Mu Isilamu wemera ko Yesu yazutse, wemera ko yapfuye akazuka, kandi Korani bihakana cyane. Ndibwira ko ni muri ni sura ya kane, ndumva ari sura ya kane. Okay, reka nshakire ahandi iriya page, ndabona tuza kuyikoresha. Dukoreshe sura ya kane, sura ya kane aya y'157 ngira ngo. Reka turebe niba ariho tuza kubona ibyo dushaka bigaragaza ko Isilamu ihakana ko Yesu yapfuye akazuka. Aha turabona batubwira, okay, ngibi hano, ibi ngibi Isilamu irabihakana. Iby'urupfu rwa Yesu, kubambwa kwe, ntabwo Isilamu ibyemera. Murabibona ngo no kubw'imvugo yabo igira iti rwose twishe Mesiya. Murabona ko kuvuga ko Yesu yapfuye, na Seguin yabivuzeho ko Yesu atapfuye ari ibinyoma, ari ukumubeshyera. Hano ngo rwose twishe Isa, Yesu mwene Mariya, intumwa ya Allah, nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Kandi mu by'ukuri babandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho, bibaza niba uwishwe yari Yesu cyangwa usa nawe. Nta bumenyi nyakuri babifiteho usibye gukurikira ibyo bakeka, kandi rwose ntibamwishe.
ese twibaze mu by'ukuri ari abayahudi bavuga ko bamwishe bo ubwabo bakabihamya, hano kunabibona ko ari byo avuga ngo no kubw'imvugo yabo igira iti rwose twishe mesiya, ko babyivugira ko babikoze, Muhammad abahakanya ate? Akomeje kuba umunyabinyoma n'ubundi, sibyo? Birumvikana. Abayisilamu rero ntabwo mwizera ko Yesu yagize gute? Yesu yazutse. Nta nubwo mwemera ko Yesu ari umwami. Ese Yesu ni umwami wawe niba uri umuyisilamu? Ku buryo Sege akoresha aya magambo, niba utamwizera ntabwo Sege aya magambo yemererwa kuyakoresha kuri wowe, ngo kuko umutima ari umuntu yizeza ibyo wizera. Pawulo yabivuzeho hariya hejuru. Bibiliya twebwe iduha ibintu birambuye, ntabwo ari nka korowani, kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Birumvikana ko ari ibyanditse muri Bibiliya imbere. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Reka aha nshobora kutahatindaho, ariko dushatse dushobora no gufata n'andi magambo menshi cyane. Yereka yenda dufate dushobora gufata nanone yenda nko mu Befeso, tuze kureba yenda nko mu gice cya mbere. Pawulo uvuga nguyu hano aravuga ngo Pawulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo, ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera bo muri Efeso bizera Kristo Yesu, ubuntu be muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se. Murabona ko hano aravuga yuko Yesu Kristo ari umwana w'iki? Ari umwana w'Imana. Ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka wo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itaramenwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe, ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo, niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu, nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, kandi ibyo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Kubw'uwo natwe twarazwe umurage, tubitoranirijwe kera nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo, ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage, kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwabo bushimwe. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyo abahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Murabona ko hano aravuga ko Imana yagize gute? Yazuye Kristo mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Ibi ngibi rero murabona ko Bibiliya igaruka cyane ku kuvuga yuko Yesu yarabambwe, arapfa, arazuka, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho kandi tubone gutsindishirizwa ku rupfu. Reka yenda nshobora no gufata Yesu ubwe nawe aho abyivugira mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice cya mbere, ngira ngo dushobora gusoma
hano murabona ko Yohana atangira avuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, sibyo? Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Hano ngo ubutumwa bw'amatorero arindwi yo muri Aziya, ibi ngibi murabibona iby'Imana yagize gute, yagiye imubwira. Reka nihutishe ngira ngo ngende ku murongo wa kangahe, reka turore. Hano ngewe Yohana ndabandikiye mwebwe w'amatorero arindwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka irindwi imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka. Murabona ko Yohana nawe yaravuga ko Yesu yazutse, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu, amaraso ye akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se icyubahiro n'ubutwaro bibe iby'iteka ryose, amen. Dore arazana n'ibicu. Aya magambo murabizi ko muri Isilamu mwemera yuko Kristo naza, Yesu Kristo nagaruka, azaza aje ku bicu ndetse akazana n'abamarayika. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Yesu aravuga ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ndagira ngo mbabwire neza yuko mu mazina 99 ya Muhamadi harimo izina rivuga yuko ari we wa mbere ari nawe w'iherezo. Bivuze ko yafashe akavuga yuko nawe ubwe ari iki, ari Yesu. Ibi ugiye kubishaka, tugiye kubishaka, hari umuntu ushobora gutekereza yuko ibi mbivuze 99 names of murabona ko Allah agira amazina 99. Hanyuma reka twandikemo dushyiremo of Prophet Muhammad. Aha naho nitujya kuyareba amazina 99 y'intumwa Muhammadi, turaza gusanga harimo izina rimwe rivuga ko ari we wa mbere ari nawe wa nyuma, the first and the last. Muhammad murabona ko bivuze ngo oft praised. Ahmad rivuze ngo greatest of praised, ni ukuvuga ko ari we uri hejuru y'abagize gute, yaba shimwa cyangwa baranwa, ari hejuru yande. Mahmud iri ngiri rivuga praised one, niwe usengwa, ntabwo ari Allah. Reka nkore zoom kugira ngo aya mazina buri wese abashe kuyabona. Hari icyarabu, hari n'ibisobanuro byayo. Ibi ngibi ni ibitabo byanyu mwebwe abayisilamu, ni website zanyu salawat.com, ngiriye hariya murayibona. The names of Prophet Muhammad, Arabic, Asma, ngibyo. Tugiye kureba ahangaha uyarebye. Irya mbere ni Muhammad rivuga oft praised, irya kabiri kavuga Ahmad greatest of praised, hanyuma Hamid rivuga praiser, Mahmud rivuga the praised one, okay. Wahid rivuga unique, bivuze ko ari yihariye, kandi Allah muvuga yuko he is one, he is unique. So your God is Muhammad. The effacer ariyo yitwa Mahi. The gatherer ari nawe uzagira gute, uzarundanya, ngo yiswe izina kubera ko ari uzarundanya abantu ku munsi w'imperuka. Akhib ngo rivuga last in succession. Ku bayisilamu murabizi neza yuko Allah umuvuga yuko he is the inheritor. Turamutse dukoze search, ngira ngo nko kwa Hilary and Khan, wahita ugira ute ubibona inheritor. Inheritor, reka tuze kubona ko baza kuri duhereza. So muri aya mazina Allah and verily we have been the inheritors. Aha murabona ko sura ya
28 aya ya 58 ivuga ko Allah arinde ari we inherita. Muhammadi murabona ko izina rye nanone niryo rivuga ko agize gute ari nawe ari inherita, the last inheritance. Ngibi twarangije kubibona, twari twabishakiye hehe? Yaba ari ni iyihe website? Ndumva ari iyi, the last in succession. Hanyuma murabona yuko aya ni amazina ku bayisilamu, muzi ko mufitemo n'igitabo cya Yasin. Ngiri ni izina ryiwe. Tahiri rivuga the pure one, ni ukuvuga ko ari we ugize gute uri udafite icyasha na kimwe. Hanyuma tuze kureba emissary of Rasul Rahman, emissary of mercy. Noneho reka tuze kureba success to the past prophets, surpassa, okay, comfort, emissary of comfort, complete, crown, slave of Allah Abdullah, beloved of okay, one who had intimate discourse with Allah. Intimate discourse, okay. Ntacyo. Seal of the prophet bivuze ko ari we wa nyuma. Seal of the emissaries. Ngibi ubundi amazina ko ari amwe, bisobanura ari bimwe. Kuki yagiye bisubiramo, akunda gusubiramo cyane. Hanyuma bringer of victory, one grand victory, prophet of mercy, ibi nabyo hejuru haro bigarukwaho. Known one, renowned testifier, witness, one witnessed to, bearer of good tidings, bringer of good news, warner, admonisher, light. Murabizi ko muri Korani ivuga yuko Allah ari the light. Muhammad murabona ko nawe yahise avuga ko he is the light. Siraj bivuga the lamp. Lamp ni producing a light. Bivuze ko Muhammad niwe producing Allah. Niba Allah ari the light. Okay. He is the guidance. Okay. Giver of what? Give answer to the call, answered, welcoming, much pardoning, one close to Allah. Murayibona, he is close to Allah. He is the truth. Ndagira mbabwire hak. Allah muri Korani avuga yuko ari the truth. Allah avuga ko Allah is the truth. Reka tubishyiremo muze kubibona. Allah is the truth. Nitureba muri Korani ibyo turabibona. Hanyuma Muhammad yari hasi atubwiye ko nawe amwe mu mazina ye he is the truth. Byumvikana ko rero turi buze kubona ko Muhammad mu by'ukuri ari we mana y'abayisilamu. Ni verse ya kangahe muri hangana mbe mbishaka. Guys mujye mwihangana kuko nuze gushaka mu bitabo bya Islam bisaba gufata umwanya kubera yuko harimo ibintu byinshi cyane birebire, harimo amagambo menshi maremare agenda yisubiramo, so kugira ngo ubigereho bisaba gufata umwanya. Ntabwo ari ukuvuga ko wabikora umwanya mutoya. Okay, ndabona ayo magambo nyagezeho ni muri sura ya 22 aya ya 6. Murabona ko bavuga ngo that is because Allah he is the truth. Tugiye 22:6 nitujya mu Kinyarwanda 22 aya ya 6 tuze kubireba ivuga ko Allah ari we kuri. Muhammad hano izina rye murabibona ko iri ngiri rivuze ko Muhammad is hak, he is the truth. Aha ngerageje kubishyira mu Kinyarwanda. Nzanye Korani y'Ikinyarwanda biravuga ngo ibyo ni ibigaragaza ko Allah ari ukuri kandi ko ari we uha ubuzima ibyapfuye ndetse ko ari we ushobora byose. Hanyuma tuze kureba, urabona ko Muhammad ubwe niwe Allah. Kawi, mighty. Murabizi ko inshuro nyinshi kwa Islam, who is mighty? He should be God. Who is trustworthy? Trustworthy yagombye kuba God. Iyo umuvuga ngo amin, 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 murabona ko you are talking about Muhammad. You are not talking about someone else. Trusted, Mamun. Trusted. Who is trusted?
no one else. Only God is trustful. Ntabwo umuntu ashobora kuba the possessor of sanctity, ni ukuvuga ko ubwera bwo kwera bugize gute buri mu maboko ye. Do kowayi possessor of might, ufite ubutware. Muhammad ni ufite ubutware, kandi muvuga yuko ubutware bufitwe n'Imana yanyu. So Muhammad is your God. Muhammad niwe Mana yanyu. Hanyuma tugiye kureba he is the mercy, niwe mbabazi, he is the aid, he is the relief, Allah's gift, ibyo Allah's blessing, most trust, hold, pass to Allah. Ubu urabona Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ahangaha Muhammad nawe yahise avuga ko ari we nzira, straight path, niwe nzira y'ukuri. Ngibi hano. Hanyuma dukomeze tuze kureba ayavuga ko ari we nkota yande ya Allah. The chosen, selected, elect, unlettered, ari byo ni Umi, rectifier, father of Kasim, father of Tahir, father of Tayyib, father of Ibrahim. Ni ukuvuga ko yavuze ko ari we mukuru wa Aburahamu. Murabizi neza ko Yesu yavuze ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Icyo yashakaga kuvuga nuko Yesu abivuga yavugaga ko ubwo ari Imana. Muhammad nawe ubwe kuvuga hano ko ari father of Ibrahim, muri make yashatse kuvuga ko yabayeho mbere ye. Who is the guardian? Quran ivuga yuko only Allah is guardian. Hano murabona ko Muhaimin, Muhammad yavuze ko ni rimwe mu mazina ye. So mwizera yuko Imana yanyu ari iki? Ni Muhammad, ntabwo ari Allah. Niba ari Allah abaho, ndagira ngo mbamenyeshe yuko Muhammad ari we Mana yanyu. Ndagira ushobora kuvuga uti ntago kandi ari umuntu, ntabwo ari byo. Uzashake ari interview ya Muhammed Ali, ni umuteramakofe ukomeye cyane, akaba n'umuyisilamu ukomeye. Yarapfuye ariko yigeze kuvuga yuko Imana y'abayisilamu ni umuntu. Ibyo yarabivuze. Ibyo wabishaka yabibona, ndetse ibyo bizatuma n'ubutaha mu kiganiro nzakora nzagerageza gushaka iyo interview yiwe nyibazanire. Ariko na hano ndibwira yuko wakora search ho gato, wakora search hano Muhammed Ali tukandikamo Allah is a man, Muhammed Ali, Allah is a man. Reka turebe niba tuza kubibona, kuko ndabizi ko iyo interview irahari aho yabivuzemo. Reka turebe. I prove that Allah is God. Iyo interview yaba ari he? Interviewed about some boxing day. Reka turore mo hano niba ari ho yabivuzemo. Get on the judges. So I can't say how good I am, and no true Muslim will brag or will even take a chance on saying he's good, he's halfway good or not. It's up to Allah, God, to be the judge. See, so I'm not going to say one thing about how good I am, because I don't. Kanigize imbere. He found of Pakistan before he died. I've been set with kings of Sheikh Zayed of Abu Dhabi. Kings and people of these nations have welcomed me as a brother, and I'm a citizen, and now in America, I'm a mwihangane ugize imbere ndagira ngo nihutishe. Ndagerageza gushaka ahantu dushobora kubibona, aho avuga yuko Allah ari umuntu. Sorry, mwihangane gato nkomeze ngerageze kubishaka aho hantu, byanze nazabishaka nkabibereka mu kiganiro gitaha. Muhammad Ali on Allah and Jesus differences. Okay, reka turebe muri aka ngaka. What way is Allah different from, for instance, the God up? Mwihanganeho gato. I mean, is Allah different? In what way is he different? Is he more of a man? tenguha. Allah is a man. Mwabyumvishe?
Allah is a man. Reka ngerageze gusubiza inyuma ikibazo bari bamubajije, hanyuma nawe uze gutega amatwi. Hano aravuga ngo Allah is a man. Allah different from, for instance, the God I believe in? In what Bihangane. way is Allah different from, for instance, the God I believe in? I mean, and is Allah different? In what way is he different? Is he more of a man or more? Well, Allah is a man, where your God probably is a spirit, something that you can't see and is formless and somewhere floating around. Our God is on earth. Is he? He's a man. That's why you say God created man in his own image. If I make a chair in the image of likeness of that chair you sitting in, it look like that chair. So if God made us in his image, you telling me God's a man. He look like us. And you refer to God as him, right? Guys, ngira ngo mwabyumvishe ko hano Muhammed Ali yavuze ngo Allah is a man. Uyu ni umuteramakofe w'umunyamerika ukomeye cyane, nubwo yapfuye ariko ni umuyisilamu ukomeye, ndetse nyuma yo guhinduka kwiwe yahinduye abirabura benshi, yatumye abirabura benshi nabo bahinduka bajya muri Isilamu, abirabura bo muri Amerika. Ngira ngo hari na ntuza ni mu minsi yashize nabonye ivuga ko Winnie Oprah nawe yaba arahindutse umuyisilamu. Ndumva ari benshi bamaje guhinduka bagendeye ku bye, ariko hano yavuze yuko Allah is a man. So your God is a man named Muhammad. Mana yanyu ni Muhammad, wabyemera utabyemera, na ibi ngibi tugendeye kuri ibi wabibona aho Yesu yavuze ko hazaza umwuka w'ukuri. Murabona ko rimwe mu mazina ya Muhammad, Ruhu Ihak, the spirit of truth, hejuru Ruhul Kudus, na hano murabona ko iri zina naryo yahise ritwara. Ndetse nitujya kureba mu mazina ya Allah nayo tuzasanga n'ubundi yose agenda agira gute agaruka. So your God is Muhammad, not someone else. Ntabwo ari kuvuga ngo iyo kuvuga ngo Allah niyo Muhammad. He is the healer. Ninde ukiza? Muhammad yigeze akiza nde? Ibi ngibi kubiclaiminga nuko Muhammad yise ko ari iki, ko ari Imana, kuvuga ko ari ukiza. Nta wundi ukwiriye kugira gute Aziz. Murabona ko bivuze mighty. Who is mighty? Imana yo ubwayo yonyine ni igomba kugira gute, niyo ikwiriye kuba inyabutware n'ubushobozi. Irindi zina mubona hano ni iryitwa ngo Miftahu Aljana, key to the garden. Niwe rufunguzo kugira ngo umuntu yinjire mu ijuru. Sign of faith, sign of certainty. Ngiyi ni amazina yose yitiriye yahawe Muhammad. Ngira ngo hari iryo yihisemo ko ari uwa mbere n'uwa nyuma. Ibyo ngira ngo hano bishobora kuza kugorana kurigeraho, ariko wabishaka yazakomeza akareba no mu bindi bitabo birahari byinshi cyane. Ntabwo ari ibi ngibi nabonye gusa nashyizeho gusa. Reka nihutishe nze kubabwira yuko aha murabona ko Yesu yavuze ngo ndarufa na omega, itangiriro n'iherezo. Niko umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Hari aho muri iki gice ngira ngo nuza Yesu we avuga ngo kandi ngo nari narapfuye ngo ariko ubu ndiho. Okay, mwikubita imbere ndi uwa mbere. Ngaha murabibona Yesu ubwe niwe uvuga ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Abigarukaho aravuga ngo he is the seal, kandi ndi uhoraho. Murabona ko hano Yesu yavuze ko ari Imana. Uhoraho ninde? Ni Imana. Icyo akora, nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. So ndagira ngo mbabwire neza yuko nyine ibyo uvuga ko wizera, iyo uvuga ngo umutima niwo umuntu yizeza rwose, ukwiriye kumenya ngo ibyo nizera ni biki. Ikindi nsoza ndagira ngo mbabwire neza yuko iki nacyo Muhammad nako Sege yababeshye. Kubera iki? Iyo tugiye kureba muri sura ya 49 aya ya 14 haravuga ngo Abarabu bo mu cyaro batuye mu butayu baravuze bati twaremeye, we believe. Noneho Muhammad ngo arabwirwa ngo nababwire ngo ntimuremera. Ahangaha ariko ibi ngibi bisobanuye nabi, ahubwo mu cyongereza baravuga ngo you believe not, ntimwemera.
ntabwo ari kuvuga ngo ntimuremera ngibi you believe not. Hano you believe not ntabwo ari kuvuga ngo ntimuremera, kuko iyo biza kuba ari ntimuremera byagombye kuba ari ukuvuga byavuze ngo you have not yet believed, ntimuremera, nicyo cyaba aricyo byaba bivuze. Ariko hano ubwo bavuze ngo you believe not but you only say, aha arababwira ngo ntimuragira gute, ntimwemera cyangwa se ntimwizera, ahubwo nimuvuge muti twabaye abayisilamu. aha nta nubwo ari kuvuga ngo nimuvuge, ahubwo nimwiyegurire, nimumanike amaboko muhinduke iki, abayisilamu. Kubera iki? Kubera yuko Muhamadi amaje kubona bene wabo batamwemeye, abayahudi batamwemeye, abakristo batamwemeye, yakoresheje imbaraga, so the people were required to surrender. Ntabwo ari kuvuga ngo bagize gute, barizeye. Ndetse na nyuma y'urupfu rwe, ikimenyetso kibigaragaza nuko nyuma y'urupfu rwe abenshi batangiye kuva mu idini ye, batangiye guhunga Islam, kuko bayibonaga ko ari evil religion, ari religion mbi cyane. Hanyuma rero hano ravuga ngo kuko ukwemera kutarinjira mu mitima yanyu. Ibi ngibi nibyo yavuze, ariko he was asking them to surrender, for faith has not yet entered your hearts. Yarabizi neza ko abagize abinjije ibyo ababwira batarabyizera, hanyuma icyo yabasabaga nuko bagira gute, nuko bavuga ko bizeye. Ese basabwa kwizera iki? Murabona ko hano but if you obey Allah and his messenger, mu yandi magambo ugomba kwemera Allah na Muhammad. Ibyo Islam igusaba kwizera ni ukwemera Allah na Muhammad, ntugomba kubitandukanya. Kwemera Allah wenyine ntabwo bihagije. Niyo mpamvu hano mu Kinyarwanda bavuze ngo ariko nimwumvira Allah n'intumwa ye ntacyo azagabanya ku bikorwa byanyu. So kuvuga yuko ari ukwemera gusa ntabwo ari byo, ntabwo kwemera having faith aricyo Islam igize gute yigisha. Ibyo ukeneye kubibona, niyo mpamvu dushobora kureba muri tafsir. Kenshi Abayisilamu batubeshya ko idini yabo ari idini y'amahoro, ariko ntabwo ari byo, ni ikinyoma. Ni idini ikoresha violence, ikoresha imbaraga igihe cyose umuntu atari zera. Reka tuze kureba muri iyi sura ya 9, sura ya 9 tuze kureba verse ya 29 ngaha hano. Tuze kureba Ibn Kathir ibyo avuga mu bisobanuro icyo iyo aya ivuga. Tugiye kureba, murabona ko hano Allah ubwe Muhammad arimo asobanura, arimo avuga yuko Abayisilamu basabye kugira gute, kurwanya no kwirukana ngo abasenga ibigirwamana, who are filthy in the religious sense. After the revelation of these idolaters were no longer allowed to go near the masjid. This ayah was revealed in the 9th year of Hijrah. The messenger of Allah sent Ali in the company of Abu Bakr that year to publicize to the idolaters that no mushrik will be allowed to perform Hajj. Urumva hano byagombye ko ari ababwira ko batazongera gukora urugendo rutagatifu, nor naked person allowed. Ibi narabibabwiye ko ubushize narabibabwiye ko Kaaba bayizengurukaga bambaye ubusa, abagore babaga bashaka urubyaro, bayizengurukaga ngo bakeneye kubona urubyaro, basengaga ikigirwamana cyo muri Kaaba. Hanyuma ahangaha murabona neza yuko tugiye kuri and feel subdued. Aha ni amagambo yavuzwe noneho kuba Kristo, ariko reka nihutishe. The order to fight the people of the scriptures until they give the jizya. Ngaha murabona Allah said, fight against those who believe not in Allah, nor in the last day, nor forbid what which has been forbidden by Allah and his messenger, and those who acknowledge not the religion of truth among the people of the scripture. Nuko abatacknowledging Islam bagomba kurwana nabo until they pay jizya, the jizya with willing submission and feel themselves subdued. Ibi ni Ibyanditswe. Muhammad nibyo yabwiye abantu. Therefore, when the people of the scriptures disbelieved in Muhammad, urabona disbelief bagize ni ukutemera Muhammad ko ari intumwa.
They had no beneficial faith in any messenger or what the messengers brought. Rather, they followed their religion because this conformed with the ideas, lust, and the ways of their forefathers, not because they are Allah's law and religion. Had they been true believers in their religion, that faith would have directed them to believe in Muhammad. Still, target ni ukugira gute? Ni ukwemera Muhammad. Muhammad is your God. Ibi noneho ababyanze nibwo hatanzwe oda ngo yo kurwanya, ndetse ijambo rikoreshwa ni to kill. Ni to kill. It's not fight. Ibi twarabonye ko muri sura ya 8 aya 12 bivuga ndetse ko bagomba kwishwa baciwe amajosi. Ngibi aha barabivuga, people of the scriptures on the 9th, and he prepared his army to fight the Romans and called the people of jihad, announcing his intent and destination. Aha yabaga babwira ko nibagerayo bazabona abagore beza. Hanyuma no muri iyi sura nujya kubireba uzabona hari umwe mu basigaye inyuma, asigajweyo nuko atashaka kujya ku rugamba. Hanyuma Muhammad aramubwira ati koko ntujyayo kandi tuzabonamo blonde girls, uzabona abagore baho. Hanyuma ngo aramubwira ati ariko urashaka kungerageza. Ibyo ngibyo muri iyi sura ya 9 washaka azabisoma azabibonamo. Ariko n'uyu musoro abantu basabwaga gutanga Jews, murabona ko n'abayisilamu Allah yababujije kugira gute kuba aribo ba mbere basuhuza abayahudi n'abakristo. Ngo niba munahuye nabo, make sure that you force them into its narrowest alley. Aha ku buryo niba umuyisilamu ahuye n'umuyahudi cyangwa umukristo, agomba gukora, umukristo agomba guhunga ku buryo agenda akajya hirya ngiyo muri rigore zitwara amazi akaba ariho anyura. Ntabwo yemere guca mu muhanda umwe nande n'umuyisilamu. Ibi niko byari bimeze, kandi n'uyu munsi ahakoreshwa amahame ya Islamu niko bimeze. Muri Syria ibi ngibi murabibona biraba buri munsi. So Sege uvuga yuko kwemera Islamu ngo bisaba kubanza wemera. Impamvu uyu munsi nuko turi mu gihugu kigendera ku mategeko, aho nta wagufosinga kwemera ibyo ngo akoresha imbaraga agushyire ku ngufu wemere ibyo utemera mu mutima wawe, kuko amategeko aramugonga. Ubu rero kuri ubu Islam ikibikoresha ni ukutubeshya ko rwose ari idini y'amahoro, ariko once bagize imbaraga icyo bakora nuko bazaza kubitegeka ku ngufu. Rero reka nsoza ndagira ngo bimbikora kugira ngo mbibutse yuko Yesu yavuze ngo nituguma mu ijambo rye tuzamenya ukuri kutubature, kandi atubwira neza ko azaza abigisha b'ibinyoma. Rero bamwe mu bigisha b'ibinyoma harimo abigisha ba Islam, no mu bakristo barimo, mu bavuga ko ari abakristo barimo, mu bavuga ko ari abapasiteri barimo. Ariko by'umwihariko ugendeye kuri ibi tubona, uhita ubona ko Islam ari idini y'ikinyoma, ni idini ya antikristo. Wigendera ku nyigisho zayo ngo wibwire yuko bizakugeza ku Mana. Icyo ni kinyoma, kubera yuko twabonye yuko Bibiliya ivuga neza yuko uhakana data n'umwana ari we antikristo. Ndabakunda rero, wowe wumvishe ikiganiro ndakubwira ngo kora share, kora subscribe, kanda kuri like. Ushobora no kudownloadinga ibiganiro byacu rwose ukabisangiza abandi, ubutumwa bwiza bukagera kuri benshi. Imana itanga umugisha kuri wowe wakurikiye ikiganiro cyacu, kandi yite ku bikugoye, yite ku burwayi bwawe. Yesu aracyakora, aracyakiza abarwayi, aracyazura abapfuye, kandi yuzuye imbabazi, ateza amaboko kugira ngo numwugururira umutima aguha amahoro asendereye, amahoro isi idashobora gutanga. Komeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha. Imana ibahe umugisha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.